Hi bro. Jeff. Ndakumva. Jeff, ibintu uzabijyamo kugeza ryari? Umukobwa neza byakunaniye kumwikuramo koko? Jeff, uriya mukobwa ntabwo yakwiye kukwangiriza ubuzima, sibyo? Aho kugira ngo akwangirize ubuzima, abakobwa beza barahari benshi. Uriya mukobwa urabizi ko atawukunda. Kandi twabikubwiye kuva kera njye na mama. Ni ibintu twakubwiraga ariko ntubyumve. Ariko sister, njye ntabwo mbyumva. Umuntu arifata kambe icyo ngaturuka muri Amerika yose. Nje kugira ngo dukore umurenge. Yarabyemeje 100% narebwiye n'imiryango. Narangiza nagira ku murenge nkamubura. Wowe ibyo bintu kubyumva. Calm down my brother. Sibyo? Abakobwa beza barahari. Uyu mukobwa ntabwo yakwiriye kwangiriza ubuzima, sibyo? Aho kugira ngo akwangirize ubuzima. Kibazo nawe ntunyumva. Ndakumva, ngenda kumva. Uriya mukobwa urabizi. Twahoze tukubwira njye na mama ko ari uko akunda amafaranga, sibyo? Akunda amafaranga. Awe yabonaga ubaho hanze hose akabona nyine akabona umuhereza amafaranga igihe yashakiye igihe agira ute. Ariko ntabwo byari urukundo, Jeff. My brother, ntabwo byari urukundo ruriye. Ako se umuntu azamenya ryari umuntu umukunda byanyabyo kugira ngo umuntu yo kurindagira. Ubu naje hano kuri nose kugira ndindagira mu bakobwa binaha Kigali. Urukundo rurizana, sibyo? Agahinda karakanyagwa, agahinda karakanyagwa. Ako mwagiye muhikiriza muri kunca mu ijambo manje. Nta kandi karumuzi ho. Tuza ari dusembu kaka kunyata kaka maganana kaka kugira uruzingo ibyo ngibyo sha namwe rero akorera ko akoreka muri babwira kuvuga amagambo mujye muri ku bukene turimba indirimbo z'abakire nk'abandi bantu nk'izihe indirimbo nyine bishimishije umutima w'umuntu so agenda karakanya koko mama we cyaraje kirahamagara oya nawe ubwo se ubwo ngugiye n'indirimbo kirado do ragira ku buryo nabyina na moto nayo kabyina ese ni indirimbo ariko rero utajya turi kugusekera to kwishimiye hesha ibintu ibintu dukoze ako kangubaza wowe urabizi kutagera no hasi moto ntago yizi neza uri mugufiya urananutse n'amaguru nagagera kuri moto ubundi abakiriya batwara gute ariko reka mbabaze ubundi hari ikintu tujye twitiranya sibyo ukavunwa n'umutwaro utikoreye nk'ubwo ngubwo reka nkubwire jya utwara abagenzi bawe nanjye ntwara abanjye tuze duparike wabatwara gute n'akavuyo kawe ko kutuma abakiriya batatujyaho wowe waradutwaye abakiriya bose barabamaze nimba banyikundira ntabwo ari wowe ugakura abakiriya ngo iki kabore kambaze nkubwire ikintu kimwe sibyo ese ko wowe witonze nkaho utazi ibintu yadukoreje mundi wowe uraza ugakura abakiriya ahantu buri wese yagahitamo mutashaka none nimba baza bakanyisangira uragira mbabwira ngo ngwino jya hariya no kuri kugira ibiciro by'umureke kandi essence yarahera reka mbaze nkubwire ikintu kimwe wowe uri umuntu ahantu dutura hazi ntituba mu mujyi tuba mu byaro bya byaro ibyo ndabizi umukiriya araje akujyanye muri byo andi mu manegeka mu biki n'ibiki urabanutse uratambitse uragize gute n'ibintu bibi kukuba birimo bihumbi bibiri ariko se reka nkubwire nimba wowe nta kibazo cy'amafaranga ufite inze nicariye hano amasaha 2-3 haza umugenzi nakabaye namutwaye essence suyinyaramo ntago wigwa kuri station nk'abandi nese nimba ngura ariko reka nkubwire buri muntu agira igiciro cye mujye mumbabarira sibyo warangiza ugatsikamira imiryango yacu twese ubuse twese akusho niba waravutse ku nziza se twa niko twavutse rurizana ura ntabwo yagukundaga ntabwo yari uwawe ese ko yanyerekaga ko nkunda yarabikwereka ko yakuri afite icyo gukeneye yakeneye amafaranga sibyo yikwangiriza ubuzima wikwitekerezaho cyane ngo bitume nta kindi kintu ugeraho sibyo nawe rero maje kubona yuko gaho ko ari kundi gahandurika oya ntago ari uko gahandurika bro singukunda subize ntago mpanga ariko iteye kwitekerezaho ngo umuntu akwangiriza ubuzima sibyo uzabona undi mwiza ugukunda mubane ntago ari ukuvugura umukobwa ngo nawe kampara sibyo I promise umuntu arifata akavuga reka nshaka abantu tuvuga ururimi rumwe n'umuco umwe nkirengagiza abakobwa bose bari iryiriye ndabyumva
ariko ura ntabwo yakwiriye kwicira ibintu byinshi, ufite byinshi byo gukora, ufite byinshi ushaka kugeraho, ntabwo ura yakwiriye kwangiriza ubuzima. nkareba amasezerano twagiranye yose ukuntu yikirizaga nk'utabishaka, atifuza yuko ari inshuti yiwe namenya cyangwa ngo ampuze n'umuryango we tumenyane. Ndabyumva bro, natwe byatugizeho ihungabana. Twe twari twishimiye kubona umeze gutyo. Ubuse mama twishimiye kubona babaye kuriye. Ubuse urubanda ruravuga ngo iki? Rubanda wirwitaho bro, wirwitaho. Jefo yiteho ubwawe, sibyo? Yiteho ukwita kuri rubanda ngo wite ku bandi, yiteho ubwawe. Wikwitekerezaho ngo ujye kure. Ufite byinshi. Ndakeka yuko ira mitekerereza utayifite rwose. Nanjye ntabwo nyifite. Ikibazo ni ikireba. Ikibazo no kutamenya urukundo rwa nyarwo. Ariko wowe kujya ahantu kure. Ufite byinshi byo gukora, itekerezo, ukitekereza ura mukobwa, uzabona urundi mukobwa mwiza, urukundo rwa nyarwo. Nje ntago nkeneye amafaranga, nje nkeneye urukundo rwa nyarwo. Ntago nkeneye amafaranga, sibyo? Ntago nkeneye amafaranga, nkeneye urukundo rwa nyarwo, ntago nkeneye kwiriga umuntu abeshya. Nyine uriye wasanga byabafatanyije n'ubukene bw'iwabo, ubukene afite, akumva ko nyine afite ararikiye amafaranga. Ndetse uramutindi yo mbwira nkawuha amafaranga kugira ngo untware igihe untakariza umwanya w'ubusa. Ariko bro twarakubwiye kenshi, nagiye mbikubwira, mama akabicishamo nkabicishamo, urabizi ko njye tumarana umwanya munini nkabicishamo nkabikubwira, ntiwanyumva. You know what? Yeah, ntiwanyumva. Ugiye se bro? Reka mbe nigendeye kuba ntemberaho gake ndumva mu mutwe ndi stress. Ariko se ikibazo ufite ni ikihe ubundi? Ikibazo ufite nuko abakiriya bose wabamaze ukabaca amafaranga makeya kandi uzi neza ko ujya bika moto mba nanayirobye. Niba wayiroba wayipatana nawe nta kintu na kimwe bimbwiye. Nimba ncumukiriye amafaranga ntabwo bivuze ngo ayo mafaranga muciye arajya ku mufuka wawe, arajya ku mufuka wawe. Okay, rero uzashaka indi seta n'ukoje rero natwe. Oya nanone ntabwo nashaka indi seta tuzaguhunga ariko tugenda. Oya nta kibazo. Ni igiciro mushaka ko tuzajya tugira. Ahubwo twagira. Fata chance. Ahubwo aho ngaho turi kugenda none. Aha. Ntabyo amahane. Ariko nta mukiriya wa Desa kandi. None se kamubwira nta muntu ugife. Buriya bateze amatwi yabangaritse. Utubwira dutangira uko twavuze tukubwira. Ni iki kizamo mwabonye mwebwe bamuseka. Ijindo abakiriya beza bambaye neza wese ubwo neza. Indugusekeye se ko noneho umwako noneho ibintu byose niba utariye niba utabonye amafaranga bitujye ku mutwe. Abari ikibazo cyo kurya wowe jya useka nyine wowe ufite umwanya wo guseka njye nta mwanya wo. Udashaka guseka se kuki uhagaze wagiye ahandi hantu ntushingeho. Wangora iki? Ako abakobwa baradusuzugura kabisa. Abari ikibazo cyo kuri umukobwa. N'igihe cyacyo bari mu gihe cy'iki kandi udusanze tumeze neza. Oya njye mbasanze mumeze neza ariko ntabwo ari ngombwa guhita kunkanura amaso gutyo. Ngo none se kadashize ku ruhande ibibazo byawe wituzanyemo. Aramugira se wenda wamwemera. Ntabwo ari ikibazo cy'umu yemera wowe wongera nakwemera wowe. Oya reka njye mbabaza. Izo ni inzozi. Reka njye mubaze wowe. Kwipengarika umukuye inde imbeshi imbeshi ni nyoko so yakwemera naterata imbeshi nk'iyi imbeshi ni nyoko njye ntabwo njyamana nawe kandi uko njyamana naso urunukagu nizajya mvuga ntuzavuga avuga nagafite moto nk'iyo ufite se Azari ikibazo cy'iyafite none se erega ga so umunwa bandi ufite ibibazo byawe mfite ibibazo byawe ahubwo ibibazo byawe bidushyira ku mutwe ukagumana ibibazo byawe nawe nkagumana ibyawe sibyo byiza. Ibibazo ufitanye n'umugore afite ibibazo by'umuryango. Umugore se nde wamwemera wanjye wo bizanye gute wowe? Umugore se uramugira. Wowe nakwemera ikinzi wowe. Wase
merange. Inshinzi nk'iyi se njye naremereye. inshinzi ni mama wawe yanjyamana nawe ndarana nawe wanjye hora we kuri mama wanjye narakwiyamye we mw'iki cyapa buri gihe mbora nkwiyama. shira mureke guterana amagambo nta ibi tubyihoreye Sasa mwebwe mwamubizanye ibyo byose. Ariko se tuba tubizanye. nese nagusaba tumeze neza Njye nsanze mumeze neza narinje kwiparikira nje kwishakira. Ntabwo mwakawe mujomba umunwa. Watari uri kujomba ndumuntu. nese nagushaka kuza ugaparika hariya hirya Karibu ngaparika nazi. Ushinzwe kumenya aho mparika wowe. Karibu. Ushinzwe kumenya aho mparika. Uko ibyo ngibyo bari ibi. Moto shaye ko unjyana mu mujyi. Mu mujyi? Just ndashaka kujya mu mujyi ntago nzi ahariho ariko mu mujyi hari hose unsiga nta kibazo. Mu mujyi. Kwitwarira boss. Wewe ni nkiwe. mwaretse bakavugana n'umuntu 10. ibihumbi 10 ariko abamotari murifuza ibihumbi 10 se mugiye butare None rubanda ko mwihandagaza. Ngiye ko nikivurira n'umukiriya. nase nagamukira n'abandi bakiriya bose Nise gubije muteka atari wavugisha. agiye butare cyangwa agiye ikibungo 10 ariko abamotari namwe mugira inzara nyinshi kabisa nese wafashe amafaranga yasanzwe agendera nk'abandi bakiriya ibihumbi 10 se gute Twagira ngo ugiye kumwishyura. Ishingi ngamugabanyirize wowe noneho ngaho. Nkubwira Ngaho muri inshomotse na Ngaho ngamugabanyirize noneho. Ngaho mujyanira idiyo. nese murabizi ko tugendera 700 aha mu mujyi nta kibazo inshomotse we ngavugana n'umukire noneho ngamugabanyirize. ziba tuvugane nyine Nazibye noneho ngamugabanyirize wowe. ratanira amafaranga 700 ntibakaguhende hano nta hirya ntago ari kure Bonye mpamvu Umuntu mutazakira. undi se n'ubundi. Okay, bazakira ubu se umukiriya nk'abandi Oh, Riri, bite? Eso. Kumbe wari uri hano? Justus, Meze neza. hanze. Wari uri wenyine? Ndi kumwe na Jeff. Jeff agiye he? Jeff arasohotse. Kuki umwemerera gusohoka? Mama, twari twongeye turi kuvuga kuri bya Urabizi biganiro. uko afite ari mu bihe bibi. Ndabizi. Ugombaga kumufata ukamushyira mu nzu mukaganira niba ari n'inshuti ze agiye kureba. Mama mungu Ukazihamagara. Umwana wanjye ari mu bihe bibi. Jeff urabizi ko umubwira akantu gataka bari kurusaragiye. Usemana Mungu wanjye ari mu bihe bibi umwiteho Ndabizi, kandi mama. uriya mutindi w'umukobwa Mana yampemukiriye umwana wanjye akava muri Amerika aje mu murenge umutindi ariko nari narabibonye ko ari amafaranga mushakaho ariko umwana wanjye shaka ukuntu muhamagara umuhungu umwe mbabarira umwana wanjye atazaniyahura. Mama ndabizi nibyo twari turi kuvugaho hariya turabivuganya arahagurutse aragiye ubuse mama nari gukora iki ubuse agize ikibazo kubona atameze neza koko mama arendwa n'Imana ubuse wamubuza kugenda hano koko umwana wanjye arampangayikishije ariko Mana mama biraza gushira ndabizi ko iminsi igenda ishira aragenda nawe agaruka muri moto sibyo ntago ari ibintu nawe wahita ufata ngo uhurirane ngo uhite umubwira ngo ibintu byikuremo birasaba ko nta hantu yongera kujya ntabwo byakunda ntiwongere kumwemerera kuva hano niba ari n'inshuti ze zijya zimusanga mubwire ko ariko navuze nanjye ndi bubimusubiriremo muganirize neza mwiteho niba ari n'inshuti ze uziza hafi uziganirize ku buryo azajya agenda agaruka muri mudu gake gake ariko kuva hano ameze kuriya ntabwo ari sawa pe ahubwo ufata telefone umuhamagare umubwiye ko mushaka kuko niyumva ko ari njye umushaka byanga bikunda Jeff arahita aza. Okay mama. Okay kandi uno mwana w'umukozi cyarimo. None se moto kubera icyo urimo urampenda ubundi ni impamvu cyatuma umpenda we nako kagenda Yarabonye uri umukire boss. Kuba umukire se bivuze ko tagomba kugenda kumera nk'abakiriya nk'abandi ese mutwara umuntu bitewe nuko agaragara inyuma birashoboka abo ngabo ni kwa nabo kwa Satani bagimo abana beza umukiriya ni nkundi Sawa mwana w'Imana we. Sawa mwana w'Imana. oya ntabwo urimo kabone nose aracumukira ibihumbi 10 agiye mu ntara Wamujyaniye ubuntu. ni 700 gute mu rwego ruse kandi imverisa ntabwo ndi kuri level yo kugendera ubuntu Kuvugira wasakurije wavuganye n'umugenzi ko turi kuvugana mukurekeye ngamuvugana nawe. Okay amafaranga 700 ugiye mu mujyi hehe urebye ntawo mfite aho kujya ni mu mujyi gusa uri umusazi se ngo nta afite aho kujya ni ubusengiye gutwara abakiriya. Sorry oya ntabwo ndi umusazi none se nta afite aho kujya kandi ugiye mu mujyi okay aho nsiga hose 700 nta kibazo
apfa kuba ari mu mujyi. Ugiye mu bikize kumeze nkaho utazi ibintu ugiyemo. Hakurika nkubwire twone uri umujere w'umupapa sinzi niba wubatse ariko urasa neza ku mafaranga 700 muganire reka banaguca n'icumi pe urasa neza cyane ntabwo gutekana moto njye nayemeye nose ko rero wagenderayo nose kankubaze ubu ugiye gupfusha amafaranga ubusa uri ugenda ayo mafaranga iyo yabika ukicara mu rugo ukanywa agacyayi ukarya n'ibiryo ubu ugiye kuyapfushiriza ubusiki abana ejo ntabwo bazajya ku ishuri. Okay. Naribi. Karibu. Customer care. Rata mutwara twara. Ndakwiyamye. Je murana nibibareba. Babwira karimbe shungo wapi 700 wajya mu Je ntabwo njyamana na so, ntabwo njyamana nawe nukagita imbeshu. Genda mbeshu we. Yewe ntabwo bari kure. Genda uho. Yangana rata mukira wanje bano bantu. Wagenda. Okay basi mubwiye tugenda amahoro. Yabarezi nawe ni Chief. Why not na gatoye Chief? Ibintu bizorangira ryari yabuze ibingibi. Chief. Wabaye umuntu. Trezo. Uzagahinda ubu ngubu mfite. Uzura mukobwa ibintu yankoze wowe. Icyorowe ni cyakwagira ngo uri muri rengagiza wowe. Jeff. Ino yarutse yagukoze cyose yabikiniki. Je ndabizi. Mugi ibi nawe bizakugeza. Ibi ngibi bizakugeza hehe? Chief, wareke kwiyahuza ibi ngibi. Trezo. Baravuga ngo wakari ku wundi karahandurika. Ibi ngibi bari wowe bibayeho. Nibwo wakumva gahinda mfite mu mutima. Uriya mukobwa mbeshye nturuke muri Amerika. Nze mu Rwanda nje gukora ubukwe. Narangiza ndira amafaranga. Akoreho telefone na namubure burundu. Ako ikintu uri kucyumva cyangwa wowe ubwawe uri muri reba yuko ndi inshuti yawe gusa. Ntabwo uri mumva gahinda mfite Trezoro. Ariko Jeff. Uri umuntu mukuru. Ego byose byarabaye, byose ndabitahura. None iyi niyo sori kurafata. Inzoga nicyo kintu cyonyine gishobora kumpa amahoro. Ndakubwiye ikintu kinye Jeff. Nyumviriza basi ndakubwiye ikintu kimwe. Watuje ukaba amahoro. Ibi byose bizohera. Yaba byabaye kujya anyi. Urazi abantu benshi byabaye kujya anyi. Abantu benshi so wonyine bibayeko. Mugabo watuje ukagira Imana ugasenga. Ege bayisiko barahari. Kari benshi. Mugari watuza ukatuza umutima wawe. Uzabona umuntu mwiza usumye rujya yakubabaje. Mugari wagera muri ibi bintu wiyahuza inzoga ugira iki nta kintu na kimwe uzoronkamo. Trezo. Ba mukobwa yandiriye amafaranga. Yandiriye amafaranga mbeshya yuko ari mu myiteguro y'ubukwe. Sorry. Komeza. Chef. Wazo dinafata mu cafe. Mugabe ibintu ukurajamo nta kintu na kimwe. Abo dufata umwanya nyuma yo gusenga, wegeze Imana igufashe. Wenyine uyiraba ati ibintu byose byarabaye. Iyo ujye mu mukure mu mutwe. Ukwiye ni stress. Ushobora depression. Icara ahantu hamwe witekerezeho. Akose mubye. N'ubu ngubu ntago uriya mukobwa arasubizaho telefone ntimurabasha kumufatisha ngo mwumve ikibazo cyabimuteye. Ntago turamufatisha n'isaha ntago telefone ye nticamo. Ari kwiyahuza amayoga. Arirwa yifungiranye. Yakwitwa ngo arasohotse akajya iyo nta nubwo aguha n'umwanya ngo muganire byibuze ubona umwanya wo kumukansoninga. Ni mubwiye aba yumva utari kumwumva. Yumva ko twebwe tutari kumwumva. Ariko yaba Imana yamuhaga urundi rukundo. Ariko yashyano ry'umukobwa
umuhungu wawe we wamwumva kuko kubengwa ukabengerwa ku murenge wahuruje imiryango kuva na kera na kare ni igisebo gikomeye ku muryango kuwo byabayeho wakumva agahinda ke. se urabasi uramukobwa iyo yemera akanavuga ko atazanaza tukareka gupfusha igihe cyacu ubusa. umwana wanjye yarateze ava hanze ngahibaza iyo minsi yose yishimye numva ko tugiye kwishimana nawe none agahinda karenda kumuturitsa umutima. ariko reka nkubwiye hari ikintu ibura Imana ishobora kuba imurinze sibyo. uyu munsi ashobora kuba yanze kuza gusezerana nawe hari ikindi kintu yakabaye amukora kibi bamaze kubana. se babikora ntabwo umwana wanjye abyumva. abakobwa b'iyi minsi aramurasezerana nyuma y'iminsi ngaka babivuyemo. ibintu by'urukundo yarabirahiriye ngo ntabwo ashobora kongera kujya mu rukundo. umwana wanjye yakundaga uriya mukobwa yakundaga uriya mukobwa. urahazi se wakora iki? wajya uvuga ngo iki? ibintu byose mwamaze gutegura se ubwo nyine twarahombye. njyarega ikintu kimbabaje si ibintu twateguye, mbabajwe n'umwana wanjye agahinda kenda kumuturitsa umutima. inzoga zirenda kumumena umutwe, nta kindi kintu yibereyemo. nta nshuti agira mu buzima busanzwe, wenda inshuti zisanzwe z'abakobwa zishobora ku buryo nibura zishobora kumuba hafi muri ibi. yakongera kumwegera buriya, ahubwo ikintu yakabaye ashaka ni inshuti z'abasore bagenzi be bakamuganiriza bakamusubiza mu murongo nyawo. ariko ubu wanjana umukobwa imbere y'uwo muntu ufite icyo kibazo, burya nibo babasha kumufasha. ariko yego buriya rero umuntu ufite igikomere cy'urukundo yomorwa n'urundi rukundo. yego birasaba ko byibuze abona undi muntu akunda. ariko se ryari azamukura he? azaba ameze ate? kandi yanga kukumva ngo mugire iyo nama. bro Trezo, nibebe hari Imana itampaye. urambwira kujya gusenga sinayambaje kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. ibihembo si ibi ngibi. ariko Jeff ubazi ko kwitekerezaho nyamba Imana uko watumwe ibintu Imana yaguhaye ntabwo ari Imana yaguhaye, ahubwo ni isomo sinacumuye iki. abantu benshi babashobora kugira amarangamutima ko uyu mukobwa ari mwiza cyangwa iki, unatakintu kimwe kirimo mugabo wowe nyene wati ibintu reka ndabi kasoninga guca anyi uko niwibaza umutima nta kintu cyo kizavamo. Trezo ndashaka kujya mu muhanda nkiyahura. wongwe n'imodoka kujya nicwe na depression. nzokora cyane ndabigusigurira kandi Jeff yakwiyumvira ibintu byo kwiyahura. ako so ndi kuri inshuti yanjye ukabutanyumva. ubu urabona ari none nsigaye ncana. mama kambwira ibi ngiye, mushiki wanjye nawe akambwira ibi, inshuti zikambwira, ubu nindo nzabwira akanyumva koko. nawe ntanizeye nuko kuri murambwira. ndagufashe unyuzuga niyo solution. nta gisubizo kirimo ngaha. mwe cyunzi nuko uzabona undi muntu mwiza usumbuye. nta mukobwa wundi nyeneye. Trezo, guhera no magingo nako kuvura mukobwa yamemukira. ibintu by'urukundo iyo nyama barayimbaza, narabihazwe n'ibintu by'abagore. ahubwo you know what, nukundi bitashoboka nakabaye mbumutinganye tikagira inzira. ariko mana Jeff nzokubwira kugeza ryari ugiye bayo kureba ijyaye. ntabwo ari bose abantu bose bavuka nuko bavuka bafise ubumuga. abantu bose bavuka nuko bafise badafise amenyo, si bose. Jeff nzo kugira ryari ibintu yagukoreye uzabona umuntu mwiza asuburiye. ibyo byo kwikombeka ngo izindi nkundo abantu bose siko bameze. njye nsura mu rundi rukundo. uzaruja mu Jeff ushozwe n'Imana. je kintu gusaba senga never. sha ntaga nyumva pe na mushiki we aba yinginze yahendahenze inshuti ze zose. umuntu aracyari mu bintu biriya bikomeye by'umubabaro, urambwira ko yabona umwanya wo kwitekerezaho ngo yumve ko yashaka undi mukobwa. ubwo abakobwa bose burashobora no kubareba akabona bose ari kubafata kimwe. ugomba kumuha umwanya wo kwitekerezaho. biragoye. ikintu ngiye gukora ngiye kumuha umwanya, noneho umurinde kuzerera hanze, kwitekerezaho, mube hafi nka mama we. umuhungu wanjye umwe sha Jeff wanjye arambabaje. wowe mureke
nujya kumubwira ngo agume hano mu nzu uraba uri kumukingirana mu bwonko kuyikuramo ibintu akomeza ari ibyo ari kureba umukobwa ndi kumva atamva iruhande nkumva nagera hanze ari bugire ikibazo nyura mu nshuti ze z'abahungu rwose ishaka ba bana b'abashuti biwe bari baje bamwambariye aba ari bubwire bamube hafi basohoka bakajya kwenjoyinga Trésor amuba hafi ariko uretse ko kumwumva biragoye gake gake n'inzira n'urugendo ntabwo byaba umunsi umwe ni ibintu kuko urukundo umuntu ntarujyamo umunsi umwe no kuruvamo kurusohokamo bitwara igihe gitifu we mureke gitifu yari ari mu kazi n'ubundi ubabaje n'uyu mwana uri kwiyangiza ugarutse buriya yagufata gute ntabwo yahita avateba wajya ku wundi murenge ni ngombwa ze kuri uriya gitifu ni inshingano ibyo ntacyo bivuze umwana wanjye niwe umbabaje ibyo by'imirenge abagitifu umuntu yashaka n'abandi hababaje imiryango yasabye hababaje umwana uyu munsi wa none uzi ko umuntu ampamagara akimbaza iby'ubukwe nkumva mbuze n'ikintu mubwira ni ukuri abenshi ngira ngo bazi ko sibyo mu bintu byiza tugomba gushima reka dushime Imana yuko atigeze mukatira nyuma yuko babana cyo kora wa mugabo kuba bataramanitse ikiganza bagahita bakora divorce so bibona se ko abakobwa b'iyi minsi bakora divorce yamushakagaho amafaranga ikigaragara kandi umuhungu wanjye nawe arayarekura diaspora y'iyi minsi abakobwa b'iyi minsi kumubwira diaspora ahita abyumva yihuse kuko abazi icyo amushakamo niyo atamushaka nk'umugabo we aramwakira kubera amafaranga afite bamara no gusezerana bakadivorce akamutwara imitungo si inkuru yeze sina ko hari ahantu nararangaye nka mama we kuko uriya mwana w'umukobwa namuketse kera ahubwo sinabikurikirana bitewe n'urukundo umwana wanjye rwamuhumye amaso ntabwo wakwirenganya ariko ihangane Ako nawe kadesinze uyu munsi kabisa wabaye umukara neza neza. Byaremye abasazi. Veresa mirava. Ko wigera. Bari Imana birakunda sheri wanjye. Munserereza ngo amafaranga biriga buriya nge hari ikintu mutajya mumenya. Nge amafaranga yose mbonye ngomba kuyafata. Kuko none se nk'uvuye umunsi twiriwe gute? Twiyicayiriye ahanga. Icyo sinaga ari gufata amafaranga. None se essence y'umwero ubuntu. Cyawe nyaramo nibyo nakubashije. Ariko reka nkubwire buriya mu buzima. Nurebe iyi batiri. Iyi batiri. Batiri rahe. Ngiye kuyimarana iminsi 2 nabona n'abakiriya. Kwera abakiriya bakeya. None. Iso wabigenzo. Oya humura turaza gukora turi babiri tukanyine hano. Bya bihungu none ntago byaje no kudutesha umutwe ngo tumeze fresh. Basanga rukara rwa bishingo mu kanyarimo. Uriya muhungu ndamwanga. Ndamwanga pe. Sinzi impamvu. Maze gifite ukuntu cyiza kikida kisodeka kikahita kiza. Azafite amagambo menshi ari gushaka kuvuga twavuga karakara ni igifura ubundi nta motari w'igifura abamotari bari abajama abamotari n'abana beza kiriya cyavuye kamubwire wagira ngo cyagiye kisoka harya byabizi bigira bimanukira muri ruhurura ni ruhurura ya muza ega kakambwire kabo impamvu tabana n'abakiriya nawe iranumvikana kabo uri mugufi kabo nugera kuri moto uranarutse umuntu yaza akagira ngo ni umwana akade nawe ako kantu gushizemo ntabwo ari sawa ariko ndi kukubwiza ukuri oya uri kumbwiza ukuri ariko nanone si sawa pe unagira mwumvishe ko nawe nyine abantu utabarenganya erega nanjye ndabizi ko nanutse ese kabo kamubaza uri kaboya ahantu hose biba bigaragara buri muntu wese ariko no mu buzima busanzwe igihe tutari kuri moto igihe twasohotse igihe twagiye mu miryango twahuye n'inshuti ujye unyuzamo wambare neza n'undi uhora wambaye gutya se bitebya imyenda hari iki ugatushyiramo agakanzu ugatushira agasakoshi tugata dukomeza kaboya yambaye ikanzu ubuse ko nashyizeho verine imariye iki ariko nyine basi n'umukiriya abone ko ndi umusirimu uri umusirimu woriga usa n'abakobwa ese ubundi bo barembwiza kuri ubu nta bigabo bigenda kwa kundi bigenda bikorakora bigukorakora batwaye umugabo akankorakora mabere ya nyina se yankorakora ngende uwase ndi umugore we umva nkubwire kuri ribu niho yaruhukira jewe akankoraho share kankubwiza ukuri nanjye nta muntu usibye ko nyine n'ubundi uri kaboy bikora wenda nuko ndi kaboy ariko none reka ngutera story ya danje wabonye umugabo hasi byunga ibyo nibi none reka nkubwire cya kibogari cyaje uribuka cya kibogari cy'inzobe cy'ibyiso cyari cyambaye umupira w'umutuku
cyavugaga ngo kigiye mu mujyi no cya gitipe kikamuca ibihumbi 10 uramwibuka umwe wabwiraga ngo ngenda gutwarira 1000 ibi 700 kabo hano haca abakiriya benshi byawo nose ubu najya nibukumukira umunsi twari turi gushwana noneho hakaza umutipe agahagarara hino inyuma nkeka ko banza yanahagaze n'umwanya muri igihe turi mu budode ibaze ko aje hano inshuro zirengenye aza tukamubwira tugutware ngo wapi agushaka jewe wowe aca naribye binatwaye akose bite byawe rimwe araje kabiri araje gatatu araje yababwira icyo nshakira se mukakimbwira nawe ntukigire nk'umwana uya none se mukira aranshaka gute ko nta kintu cy'umukira mfite se uramutwaye neza hari ikibazo nese se ntwaye neza abakiriya bose ibi ni ibiki nese kuba mu bakiriya bose watwaye mu myaka 5 irenga ahangaha uri hano kuki nta n'umwari waza ugaruka ati ese nta wa mu baby ese na cya gitonore cyenda mpana ibyo ngibyo ngaho nabyo byo ntabwo mba mbirimo igitonore reka mbaze ngubwishije je mbana twabakiriya benshi abagore abakobwa abagabo abasore ubwo rero umusore sinamenya ngo namwanditse honde nese mwahanye nimero gute yamaye nimero ziwe ngo nzaziguhereza nzikoresha iki nimero ze muhamagarira iki se sha nawe rero banza ugiye kuzaba nka kaboye oya retse gato sibyo umukiriya ngiye muhamagare mubaze iki yaranyishyuye namutwaye neza aranyishyura nese aranshaka none se reka nkubaze bariya dutwara b'ukwezi bariya baduhamagara ati unzanira akangaka hari abo tuba twabwiye ntukigire inangamani arashaka ko nzajya mutwara ubwo buri munsi wenda yakoze serivisi yanjye niba ntibeshye ko si ibi ni ibiki fate nimero ye nzamuhamagare umuturanyi niko nanditse atuye hano se muri karitsiye ese ubwo yaje gutegera ahangaha atari umuturanyi ntaribyo uze kuyinywerereza nabirenze ukuntu wawigize wenzajya ngukorera umuti nurangiza wigira uwatanze ntabwo warasaze